aha ukwezi kwa mbere utangiye wumva byakuvanze ari byinshi turiga hagati aho abantu mutabizi turiga tugafata amakaye tugafata note tugafata ikibaho tukiga uburyo ibiribwa uko byinjira mu mubiri bizamura isukari bituma dusonza vuba bituma dushaka kurya ibyo bintu byose turabyiga muri fat to fit. Nyuma yo kwiga biriya bintu byose utangiye kubimenyera noneho ku rubuga muhereza ibyo mwariye ubona urabimenyereye. Nyuma y'ukwezi kwa mbere wataye ibiro bingahe? Ukwezi kwa mbere narananutse biteye ubwoba buryo noneho bambwira ngo noneho ngo byose byahananutse nataye ibiro 8. Ibiro 8 mu kwezi kumwe. Mu kwezi kwa mbere. Ni biki byakugoye muri uko kwezi kwa mbere? Urumva niba rumenyereye kurya utuntu wiciraho utoragura utuntu birakugora iyo ukareba wajya ugafata ukibuka yuko udakemerewe tukareka. Ngiye nakundaga ibintu by'amafarini n'icyayi n'igikoma, ibyo bintu nikundiraga kandi igikoma nyine kirimo amata ahagije, amata y'inshyushyu ari ayandi nubwo naba nanyweye igikoma nkarundamo amata, naba nanyweye amata nkanywa icyayi ariko cy'amata, ku buryo ibiryo rwose ntabwo nabyitagaho. Kuba nariye cyangwa ntariye numvaga mpazi. Urumva rero kumva ngo waretse ibintu wasanga gufata noneho ugiye kujya ugendera kuri disipurine ntabwo biba byoroshye. Ukarira no ku masaha. Umuntu wenda tuvuge ukuntu wicara ukumva urashonje ugafata akantu mu kanya ugafata akandi. Icyo gihe noneho twagombaga kwiga twize yuko tugomba kugira n'isaha turira ibintu byose ku masaha. Ikintu cyose ufashe ukamenya ngo iki kintu gishobora kunsohokamo iki gihe iki n'iki kandi amasaha ntugomba kugifata nkayo. Ni disipurine nyine yabanje kungora.